Ikaze kuri Care Empire usuze kandi wifuriza kugira ibihe byiza udukunda kandi udukurikira umunsi ku munsi. Ntabwo obikiri inkuru ahubwo navuga ngo ni koko amakuru yamaze kuba impamo kuri Vestine ndetse na Dorcas, itsinda ry'abahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Aba rero ari bo Vestine na Dorcas. Iri tsinda rikaba ryatangaje ko ryafashe icyemezo cyo gutandukana na MIE ya Murindahabi Irene wamenyekanye nka M Irene cyangwa se umwite Kasha Makokero. Abahanzi rero bakaba batandukanye na cyangwa se Irene nyuma y'igihe cyagishize bivugwa ko umwuka atari mwiza hagati yabo nyuma yuko Ishimwe Vestine afashe icyemezo cyo gusigara muri Canada atabyumvikanyeho na M Irene. Mu itangazo iri tsinda ryashyize hanze rikaba rivuga ko nyuma yo gutekereza cyane ndetse no kubisesengura mu buryo bwimbitse, Vestine na Dorcas bafashe icyemezo cyo gutandukana cyangwa se cyo guhagarika ku mugaragaro imikoranire bafite hagati yabo na MIE cyangwa se Irene Murindahabi. Vestine na Dorcas bakomeje bashimangira ko MIE yagize uruhare mu kubafasha kugera ku nzozi zabo abahanzi, cyane kuretse kubafasha mu muziki. Bemeza ko iyi sosiyete yabaniye nk'umubyeyi. Mu magambo ye bati, mbere ya byose turashaka gushimira byimazeyo MIE, yabaye umugisha ukomeye kuri twe kuva mu ntangiriro. Batugiriye icyizere, bashora imari mu nzozi zacu kandi badufasha mu gihe twari tubikeneye cyane. N'icyemezo aba bahanzi bavuga ko bafashe bibagoye cyane ko nubwo hari byinshi bagezeho bafatanyije, basanga ari igihe cyiza cyo gukomeza urugendo nk'abahanzi bigenga nyuma y'igihe bakorana na MIE. Bati n'icyemezo cyari kigoye, twishimira byinshi twagezeho turi kumwe ndetse n'ibihe byiza twagiranye. Icyakora muri iki gihe twumva ari ngombwa gukomeza urugendo rwacu twigenga mu buryo bujyanye n'icyerekezo cyacu, indangagaciro zacu ndetse n'ejo hazaza twifuza kubaka mu mwaka w'ibihumbi 2021. Aba bahanzi rero bari bamaze kuzamura izina ryabo, bagira ibibazo na M Irene birangira bemeje ko batandukanye. Icyakora nyuma y'iminsi mike y'ibiganiro bongera gukorana ndetse banasinya n'amasezerano mu myaka 5 bari bamaranye. Nyuma yo gusinya n'amasezerano, aba bahanzi bakoze indirimbo nka Yebo, Emmanuel, Iriba, Ihema, Mutaka n'izindi nyinshi zagiye zikundwa. MIE rero cyangwa se Irene Murindahabi akaba atarakunze kumvikana n'iri tsinda rya Vestine na Dorcas, cyane cyane byaje no gutangira kubyitwa cano. Bavuga bati iyi cano nyaboneka y'abana banjye. Ari umubyeyi rero wa Vestine na Dorcas babivuga ati ikomeje guteza ikibazo, inyungu ziri kwigira kwa M Irene. None aba bana Irene arabagumuye. Mu minsi yatambutse murabyibuka ko Vestine na Dorcas ni bamwe mu bakobwa barizwaga rero itorero ADPR rigira amahame navuga akakaye cyane cyane ku bigendanye n'uburyo ki umukristo waho agomba kuba agaragara ku myambarire, ku buryo yitaho. Aha rero umwe mu bagize iri tsinda murabizi ko yashakanye na Uwedraogo ndetse haza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Vestine ati byagenze gute, ariko uyu nguyu nyine yaratunguranye ubwo yarangizaga amashuri nta gihe giciyemo ahita ashyingirwa. Benshi bati akurikiranye amafaranga y'uyu muhungu dore ko afite izina rikomeye cyane. Ariko kandi nyuma baje kujya muri Canada gukora ibitaramo bitandukanye bari kumwe na Irene Murindahabi. Ibi bitaramo rero birangiye, Vestine akaba ataragarutse. Ibyaje nyine gutezwa umwuka mubi hagati ye na M Irene ndetse n'itsinda muri rusange. Ariko Vestine biza kurangira anabyariye mu gihugu cya Canada. Mu minsi yatambutse hakaba haragagajwe amafoto y'umwana babyaranye na Uwedraogo. Ariko se wowe gukunda kandi ugakurikira Vestine na Dorcas ndetse na M Irene, waramukurikiye kuva batangiye kugeza uyu munsi, usanga byari igihe cyiza cyo kugira ngo batandukane cyangwa wari umwanya mwiza wo gukomeza imbaraga batangiranye ndetse n'izo bari bageze kugira ngo bakomeze bubake? Ariko kandi burya ngo umuntu abura se ntabura shebuja. Ibyo ni imwe mu migani ya Kinyarwanda byanze bikunze. Ngira ngo M Irene bamwe bati ashobora kuba adashobotse, abandi bati ariko kandi yarabafashije kuko usibye Vestine na Dorcas bari
rero bari kumwe na Irene ntabwo ari wenyine cyangwa se ntabwo ari bo bonyine batandukanye na MIE kuko witwa Niyo Bosco nawe murabizi ko mu myaka ishize yatandukanye na Irene wagize uruhare mu kumuzamura kuva hasi ariko kandi bose ko ari abanyempano muri rusange ariko bigendanye n'ubwamamare nyine bw'uyu munyamakuru n'uburyo urwego yari ariho mu bigendanye no kuba yafasha umuntu ufite impano byarorohaga rero usibye rero Vestine na Dorcas na Niyo Bosco MIE ubu isigaye ari ariko ikindi gihari no kwibaza ngo ese YouTube channel ndetse n'ibihangano bya Vestine na Dorcas ko byashyirwa kuri MIE bizagenda bite ese Vestine na Dorcas birashoboka ko bazashinga channel yabo bwitira amazina yabo cyane ko kugeza ubu ngubu ibihangano ndetse n'inyungu zasanganirwaga hagati ya MIE ndetse na Vestine na Dorcas byose byari moko ya Irene ibyo reka mbiveho nigere muri politike gake ndabizi ko mu yikeneye nayo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro akaba yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch yibasira ingabo z'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 10 Kamena 2026 Human Rights Watch yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze kumfu ifungwa runyeje n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivile mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi raporo rero uyu muryango wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukazigaragaza nka nyirabayazana ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ukazihuza cyane na AFC M23 ku buryo wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi hejuru y'ibi byose nta kimenyetso simusiga Human Rights Watch igaragaza gishimangira ibyo ivuga mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yashyize hanze yanenze iyi myitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda irimo kudatangaza imyirondoro yabo ikesha makuru kutigerera habera ibyo uvuga kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano Yolande Makoro akaba agaragaza ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawo avuga ko muri raporo yayo iheruka Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye mu gihe irengagiza bimwe mu byo yatangije n'ibyo yitangarije Kinshasa iha intwaro igatera inkunga ndetse igakorana bya hafi na FDLR Wazalendo abacanshuro ndetse abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi byose bifatwa nk'ingabo cyangwa se imitwe twaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga ku kiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akavuga ko muri rusange umuryango ntaho ingabo z'u Rwanda zihuriye na AFC M23 ati ntibikwiriye gusobanuka neza RDF ntabwo ari AFC M23 iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama kugera aho ibintu bibera ibimenyetso simusiga kubahiriza amategeko ndetse no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusaba ibihano Makoro avuga ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye hagamijwe kurangiza intambara no kwimakaza ubufatanye bw'akarere ibyatangajwe na Yolande Makoro bikaba byuzuzanya n'ibikubiye mu nyandiko ibiro bye byashyize hanze kuri iki ikibazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma rero bikaba byatangaje ko nta mukozi n'umwe wa Human Rights Watch wageze aho ibivugwa byabereye biti nta muntu ushinzwe gukora iperereza wakandagije ikirenge cye ahani raporo ivuga nta kuwasahura byigeze bibaho nta kutaburura imirambo hagamijwe iperereza ndetse nta bizamini by'abahanga byo muri laboratoire byigeze bikorwa raporo ubwayo yivugira ko umubare w'abapfuye wamenyekana neza imva zose zitahuwe ndetse zigatabururwa ariko nta na kimwe muri ibi byose cyakozwe muri iyi raporo rero Human Rights Watch ikaba yiyemerera ko igisirikare cya RTC gishyigikiye imitwe irwanya M23 irimo FDLR isanzwe ifatanya na RTC mu twagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 yemera kandi ko RTC itera inkunga y'amafaranga ndetse igakorana bya hafi ku rugamba n'imitwe nka Wazalendo na
FDL ndetse igashimangira ko iyi mikoranire yatumye mu burasirazuba komeza kubaho ibikorwa by'urugomo. Ikindi uyu muryango ugaragaza nuko ingabo za RDC n'abafatanyije bakoze ibikorwa byo guhohotera abantu, kwica, gufata ku ngufu no gufunga abantu bitemewe mu nkengero za Goma. Hejuru y'ibi byose ibiro by'umuvugizi wa guverinoma bigaragaza ko ikibabaje ari uko Human Rights Watch itigeze yerekana ibimenyetso bifatika by'ibyo yabonye kuri FARDC, FDLR, Wazalendo cyangwa se uburyo biyobowemo. Bagaragaza kandi ko uyu muryango nta na hamwe wigeze uvuga amazina y'abanyekongo cyangwa abo muri Wazalendo usabira ibihano. Biti rero Human Rights Watch ahangaha ijora bikomeye u Rwanda na M23 mu gihe bufasha Kinshasa iha imitwe itwaje intwaro igira urugomo buvugwaho rusange by'amahushuka. Ibi bikaba ari byatangajwe. Guverinoma y'u Rwanda rero igaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe ishingiye ku nshuro nyinshi y'umuryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warwibasiye wifashishije ibinyoma. Basobanura ko ingabo za RDC zikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 n'imitwe y'Abazalendo yose izwi ubugizi bwa nabi, kandi ko na Human Rights Watch ibyemerera ariko ko yahisemo kubishyira hanze cyane muri iyi raporo y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 byashyizwe mu mutwe wayo. Iki raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mutwe wa Jenoside ukorera mu mupaka warwo, ntisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa se ubufasha bukomeye Kinshasa yuha igamije kugaragaza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC uko atari. Guverinoma ikaba igaragaza ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amashusho yafashwe na satellite agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda na M23, agaragaza ibimeze nk'imva zashyinguyemo abapfuye, ariko ko idashobora guhamya niba ari imva koko cyangwa se ibindi bintu bijya kumera nkazo. Iti si ubwa mbere Human Rights Watch igerageje kuyobya abantu yifashishije gushyira imbere ibirego mu magatangazo agenewe itangazamakuru mu gihe itera urujijo ku migereka. Guverinoma y'u Rwanda ikaba iragaragaje ko bitangaje kuba Human Rights Watch ivuga ko raporo yayo ishingiye ku iperereza ariko ikarenga igasaba ko hakorwa irindi perereza, ibishimangira ko ibyo yatangaje itabihagazeho. Iti perereza ry'imyanzuro itangazwa imbaragihe si iperereza. Human Rights Watch nengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo bigaragaye ko yabeshye cyangwa ikabona ko yahawe amakuru y'ibinyoma idashobora kubyemera ngo ibe yanabikosora. Uretse u Rwanda mu kwezi kwa gatanu 2026 ihuriro AFCM 23 ryashinje Human Rights Watch kuriharabika gutangaza ibinyoma ndetse no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rikaba ryaratanze ubutumwa risubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku ya 14 Gicurasi uyu mwaka ishinja abarwanyi baryo kwicira abasivile mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu no gushimuta abantu hagati y'ukuza 2025 na Mutarama 2026. Iri huriro ryagaragaje ko ingabo za RDC zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko ko Human Rights Watch irashaka kubivugaho muri raporo zayo. AFC 23 yatangaje ko kubogama Human Rights Watch yagaragaje muri raporo yayo gutuma uyu muryango utakarizwa icyizere mu buryo bukomeye, ibituma ibyo utangaza bidahabwa agaciro. Rero nkivuga ku bigendanye na politike, umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth yitwa Shirley, nawe akaba ari mu Rwanda. Namakuru yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga avuga ko Shirley ari mu Rwanda ku mpamvu z'akazi. Akaba rero bakomeje avuga ko uruzinduko rushimangira umuhate basangiye kongera imbaraga ubufatanye no guteza imbere inyungu bahuriyeho hirya no hino muri Commonwealth. Ubutumwa yashyize kuri X, Shirley yagaragaje ko yishimiye uko yakiriwe mu Rwanda. Ati mwakoze cyane ku bw'urugwiro mwanyakiriye mukagikira neza mu Rwanda, niteguye kuganira n'abayobozi n'abafatanyabikorwa i Kigali hagamijwe gushimangira ubufatanye no guteza imbere gahunda ya Commonwealth y'iterambere risangiwe mu bihugu by'umuryango bigera kuri 56.
gatandatu ku ya 12 Kamena 2026 Shirley yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere Jaga Africa ari kumwe na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge. Ibi ni ibiganiro byibanze kurebera hamwe uburyo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda n'ibihugu bigize Commonwealth cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari. Impande zombi zikaba zaganiriye ku mahirwe ari mu guteza imbere ubucuruzi mpuzamahanga, gukura abashoramari ndetse no kongera ubufatanye n'abikorera hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda no gufasha urwego rw'abikorera kurushaho kwaguka ku isoko mpuzamahanga. Shirley yemejwe nk'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yabereye mu mujyi wa Apia muri Samoa ni muri 2024. Inshingano yazitangiye ku ya 2 Mata 2025. Afite rero uburambe bw'imyaka niburi irenga 20 mu bijyanye n'imiyoborere, diplomasi, imibanire y'ibihugu ndetse n'ibindi. N'uruzinduko rwa mbere agiriye mu Rwanda kuva yatangira izi nshingano. U Rwanda rero rukaba ruri mu bihugu bigize Commonwealth ndetse muri 2022 rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize uyu muryango izwi nka CHOGM. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahaye ibihembo by'ishimwe abanyeshuri batatu bagize abandi mu mahugurwa yahawe aba ofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 bya Afurika yamaze ibyumweru 46 atangirwa mu ishuri kuru rya gisirikare RDF Commander and Staff College riri i Nyakinama mu karere ka Musanze. Umukuru w'igihugu akaba yarabwiye abarangije amahugurwa ko icyizere ingabo z'u Rwanda zigirirwa n'abanyarwanda ndetse n'abafatanyabikorwa kitapfuye kwizana ahubwo cyubatswe imyaka myinshi binyuze mu gutanga serivisi z'ubwitange, ikinyabupfura n'ubunyamwuga. Akaba yarasabye abarangije amahugurwa gukomeza kubyubakiraho. Perezida Kagame yabitangaje rero ubwo yayoboraga uyu muhango wo gusoza amahugurwa y'ibyumweru 46 yahabwaga ba ofisiye bakuru 108 bo mu bihugu bigera kuri 20 bya Afurika. Ishuri rikuru rero rya gisirikare RDF Commander and Staff College niryo ryabakiriye abahawe amahugurwa bakomoka mu bihugu birimo u Rwanda, Benin, Botswana, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia ndetse na Jordani. Abahembwe n'umunyagana, umunyakenya na Lieutenant Colonel Walter Kageruka wo mu ngabo z'u Rwanda ari nawe wahize abandi bose. Aha rero Perezida Kagame yasabye abasirikare kugira intego ari nayo ndangagaciro zafashije ingabo z'u Rwanda kuba zizerwa n'abaturage kugeza ubu. Perezida Paul Kagame akaba yarashimye ofisiye basoje amahugurwa bagaragaza ko nubwo bageze muri iri shuri bafite ubumenyi nk'abanyamwuga ubu babonye ubumenyi bwisumbuyeho. Umukuru w'igihugu akaba yarashimiye inshuti nabo mu miryango y'abarangije amahugurwa kuko basangiye umutwaro wo gutanga serivisi za gisirikare. Perezida Kagame kandi akaba yarashimiye ubuyobozi bwa RDF bwakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo iri shuri ribe rifite ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru birifasha gutanga amahugurwa cyane cyane y'icyitegererezo kuri uyu mugabane wa Afurika. Perezida Kagame kandi yasabye abarangije amahugurwa kugira intego zituruka ku kumenya ibyo baharanira. Umukuru w'igihugu yavuze ikibazo aba bahuguwe basigaranye kitari ukuyobora ahubwo ari uburyo bayoboramo, ko iyi myitwarire ikwiriye kubaranga ndetse igatezwa imbere umunsi ku wundi. Avuga ko aho RDF igeze ubu ntabwo bwapfuye kwizana, nyaboneka byubatswe mu myaka myinshi binyuze mu gutanga serivisi z'ubwitange, ikinyabupfura n'ubunyamwuga. Ati ibi nibyo byagejeje ku cyizere girirwa n'abaturage bacu n'icy'abafatanyabikorwa bacu baho ingabo zacu zikorera izo nshingano namwe rero zirabareba. Perezida Kagame kandi yeretse abarangije amahugurwa ko inzego bakorera mo zizakomeza gutera imbere zijyana n'ikoranabuhanga rigezweho, ariko n'imbogamizi zizagenda ziyongera. Reka mbashimire, hano ni kuri Care Empire.